umubyeyi nibyo ndi kubabwira ntabwo yanga abana be akandi kantu mutazi imbabazi n'umugisha by'abana biva munsi y'ibirenge by'umubyeyi nimukomeza kujya mumusuzugura ntabwo bizabahira ujye muca bugufi mu mwubahe ubusegiye kumwubaha none wowe se niyo mpamvu rero natwe ushaka dukandabiza nk'uko yakugeze ako mama isuka barabakandamiza mama sawa tuzadukora ibyo ushaka noneho tuzatubyuka twirirwe twicaye gutya papa ceho aturebe yishime agaruka dusanga aha nakoga nakujya gufungurira umuntu ngo nibyo ashaka wasingeyeho ndumva mufite amahane menshi kanigire kwirebera inkono ntashinjiriza nishinze ibyanyu ariko mu nyumvire papa wanyu arabakunda mugumana ko ngako mukagira impamba ya buri munsi Ega sheri wikigora sibuka umukobwa yasanze hano kare uriye rero yari yamamagaye nsaba ko ngo twamuha akazi nyine ko kujya gukora none aguma hano nyine ko mu rugo ariko se wowe wabonye wa mukobwa bura wamwizera ko kubera abantu b'iki gihe arega ntiwamenya ushobora gusanga afite utundi duco tw'ubujura se cyangwa se ntiwamenya ariko anyway banza ugenzure neza umenye niwabarega ntabwo wasiga umuntu mu nzu yawe utazi n'aho aturuka kugira ngo rero tuzaza hano dusange yaducucuye wabanza ukamenya amakuru yiwe byanaba ngombwa rega ukaba nimba agiye n'ababyeyi ukaba bavugana nabo kuko nabonye umeze nk'umuntu witonda w'umwana mwiza ntabwo nzi ko iyo mico mibi umfashe rwose ubwo se ureba umuntu inyuma ukahita umenya n'imbere wowe kora ibyo ngibyo ibindi byo ndumva nta kibazo hano se hari ubuzima bwinshi of course kuva ugiye no gutangira n'akazi turamukeneye kumukenera ariko first of all banza umumenye yazajya bingoreye ndagerageza gusa ntiwamenye umuntu 100% ariko nyine kugerageza ibishoboka by'ingenzi abari byo menye nta kibazo sibyo ndagerageza pe ikindi kandi nanone urebe yuko nta tundi duco tw'uburaya cyangwa iki ku buryo dushobora kumusiga hano mu nzu ugasanga ahinduye roge hazanye abasore izibiki ibyo byose nyine siko nabonye bitamusa erega shira akazi karanabuze buraga ibimenye bebe wabonye umukobwa nk'uri wundi yakora akazi ko mu rugo njye namukemanza umuntu ufite inzara kunakeye akazi karabuze manzo utajya ubimenya akazi karabuze muri iyi minsi rero ntabwo byanungura kandi rega n'abakozi bo basigaye barasirimutse bazi kwitaho basigaye basa neza nta kibazo gusa ukore kuri icyo ngicyo Abonye nawe na mama twari twizeye aka kanya atangiye guhinduka anomewe gusa ikigaragara cyo papa habya mama mushibe natubwiye ariwe muntu wajyaga dushyigikira papa ntabwo ujya umubona wowe ko na mama ari aho bigira nawe agatangira gukanura amaso nkatwa manu zandinde umwe kurira mama bamugize birambabaza reba mu kanya ukuntu mama yari ku gihande cyacu mu kanya araduhindukanye ngo tujye twubaha papa ese bara mama waramwubaha uriya ntabuze ikintu yamukoreye wowe ntabwo uzi papa we ntabuze ikintu yakoreye mama akaba yahangayitse akaba yamunize kuzikabyo bana yakunese yihinduka gusa tukiri aho ngaho muri kamusaba imbabazi pe cyo ibintu byose nagukoreye nyine kuri papa byo navuze ntabwo nenze ko bizafata inonera yose nyingiye nenze ko byende byanjye nivugira ibintu by'utugambo ntabwo nenze ko nyine papa zabigira seriye gutya mbabarira pe ndabizi nyine intambara zose ziri hano nshobora kuba ngewe nyine uri kubigiramo uruhare ariko ntabwo nzongera umva Beni
ndakwinginze wikwishinja amakosa utanaza hava ngo intambara zose ziba hano kuko n'ubundi zarahahoze kandi ntabwo ariko tuzahora sibyo rero urekera aho ngaho kwishinja amafuti nizere ko nawe papa utangiye kugenda umumenya ni kuri tumutunze sibu naranumiwe twe twarumiwe dufata ku munwa biranga nyine twariyakiye amaherezo ntayahe amaherezo rero usibye imana yonyine yamuhindura n'ubundi twebwe nk'abana b'abantu nta kindi kintu twakora ese ubwo papa dukomeze tumurishe umutwe noneho aziyakira ko mbona papa atakiyakira yatwica ko nyine ngiye kuba uwo ashaka kuba we nicara ahangaha njye ku ishuri ngaruke si ubwo nzabishobora ntabwo urya beni ni wowe yifatiye koko ariko uzi ko ahari abona umwubaha agukontorora nk'agapupe ko ashaka agatekereza ko ariko nanjye nabigenza none ubwo wese umunsi yagwejeje hanze ameze hanze guteze kandi hano ari mu rugo kubona mama yagutabaye ngo nizamukanya ubwo noneho papa niyongera gushaka kugukubitana mama yahindutse yagiye ku ruhande rwe ninde uzagutabara indi untabara nzirwanirira ega si ngombwa ngo buri gihe mama ajya ahora ntabara nanjye nakwirwanirira turebe njye ndumva nayamanitse pe gusa ndumva mbabaye musoko bwo kushimana yaduhaye umubyeyi nk'uriya ko umva nimwe mu mutiza umurindi avuga mukemera urumva wagize ute ugiye kujya ukora icyo ashaka ako mubyanze banza umpa urugero nibona ubyanze bikaguhira nanjye ubwo nzakwigana cyakoze cyo mukundana ujye wicaga mu minota ingahe ngo uhamagaye mubashire imyenda ndayikuzaniye pe bite se ni byiza umva ntusigo ariko nizeye ko harimo n'iyawe harimo iyo nzajyana harimo iyo uzajyana muri ka kazi ko mu rugo wamaramarije ariko se koko tuvugishe ukuri usiko nanzi ko nkenesha ubu wamaramaje pe byo gukora akazi ko mu rugo kubera umugabo ni icyo utumva se biragoranye kubyumva umva uriya mugore nashaka azankubita urushyi nashaka azantuke ntabwo nzaba mbyumva kuba ndi kubona uriya musore mu maso ye guciye mu ijambo uzi ibintu ugiye gukora ibyo ari byo bundi utuzi two mu rugo twebwe tudukora everyday uzi ukuntu tugora saa 11 ugomba kuba wabyutse ujya gutegura icyayi cya ba mabuja ukoropa uteka utegura ako kantu uvuze niko nshaka ko kugitegura icyayi nzajya mbyuka nizere ko nzaniye nakaza akantu ko kogana nzajya njya gutegura icyayi nambaye akantu kusa ubusabusa nabona ntabwo ndi umwana bebe sheri ntabwo uzabishobora trust me nzabikora shaki kuri abagabo niba bageze kuri urwo rwego birakomeye ku buryo umukobwa mwiza nkawe nukunda umuntu uzamurwanirira ishyaka nukunda umuntu uzamurwanirira akunda abizi ko nzamutsindira umva sha Imana izagufashe pe nyereka se nyereka imyenda ukuntu nzajya nikeneye icyo udashaka dore ya mbere yabwiye neza ibi ni ibikize ni ipantaro akobra reka nkubwire si ureba ngiye gukora ibintu byose papa ashaka mba umwana ashaka penge nicara aha kugenda ibyo byose mbireke ariko nindamuka niboneshe papa akanzanaho bino bintu byo kumbangamira aho ntabwo bizakunda se wenda ngiye kwihangana mu gihe nyiri singo ariko ngiye nibonera sheri muri ibyo nshaka ngende njye kumureba ibyo by'amasaha nzamubwira ati igihe cyararangiye cyo gutegerereza mu rugo uri beni koko uri umwana uzamenya neza rero umunsi wagize uwo sheri ko nanjye nzi ko nzambigenza tuzarebana rero ibintu uri kuvuga n'ukuntu numvishe yaguhabije ndumva bihabanye cyane nonese nyine ko nahabye n'ubundi ngiye kugenda kwanjye ko ntacyo biba bimaze ko nta n'umusheri mba ngiye kureba ariko reka nkubwire papa biriya bintu yihaye ngo umusheri ngo ufite ngo amafaranga njyewe nibonera umuntu nkunda papa biriya bintu akabinzanaho amafaranga asagura urukundo
ari ibyo ngibyo najya yari mu isoko nanjye nkagura n'umusheri niba amafaranga agura urukundo. Urukundo iteka nyine ruratsinda. Ibyo by'amafaranga ntacyo bivuze iyo umuntu wawe agukunda nawe umukunda. Uretse nzibanira umuntu nkunda muri. Abakwebe abameze kuko wakundi iyo ufite business wizeye neza ko ari izakubyara umusaruro wagira nibo atezeho amafaranga nibarambirije abari gushora. Ashora kuki se katanadushora nibura ngo tumenye ngo nibura arimo aranadushora ategereje inyungu. Azadushorera muri iyi nzu s'ubundi. Turi ubucuruzwa bw'ubupe nyine tumeze nka bya bisitati bambika imyenda ku mihanda burya umuhanda se urahagera niba nabyo biri ku muhanda ahubwo turi ibicuruzwa byo muri iyi nzu bitafite abakiriya ahubwo buriya tuzaba expired n'ucunga nabi tuzarangiza n'igihe ariko reka mubwire pe papa ambabarire nazivange mu rukundo rwanjye nashaka azaba ari umukene gihe tugomba gukundana ibyo by'ubukire bw'ibyo by'amafaranga reka rwose amafaranga tuzayabarisha je nibyo wibwira ahubwo uzamumenya neza umunsi wavuze ko ufite sheri nibwo noneho uzasobanukirwa neza ati papa nindi umunsi wagize sheri wowe uzaza unyegera uzabimbwire ubundi bisigaye ngiye nzabikurikirana kandi uzaba wumva none nawe usigaye ugenda mu muhanda ushaka ngo abantu bafite amafaranga ngo kugira ngo ushimishe papa umva naramwihoreye naramuretse naringize ngo nawe byumva kimwe na papa ngo urukundo ngo rw'umuntu ufite amafaranga ngo umukwe y'amafaranga nayategereza azayabona nukuri warantangaje ntabwo nigeze niyumvisha ko ushobora kugira uriya mutima nuwera nzi witonda utuje umwana mwiza niba uriya buryo bari kubitwaramo Biri ni ukuri icyo kintu kinzanye hano ndakwinginze umbabarire nitwe mu buryo buri bizarre ntabwo byari bikwiye ko biriya bintu byaba ntabwo urabizi ko byose biterwa n'uko ngukunda kandi nawe urabizi kunkunda ntabwo byatuma ukora mistake nka ziriya ikindi kandi Monica nta makosa afite wenda ikosa warishyira kuri ngiye kuko ninjye wahisemo kumukunda kandi kuba naramukunze nanjye nta kosa mfite urukundo rujya aho rushaka kandi nawe kuba warisanze wampunze ntabwo nabikurenganyiriza ntabwo byakuraho ubucuti bwacu ariko hariya baransubije Erega Bini nawe ninjye wabikora reka ikintu cyambabaje uko Monica ariko ni inshuti yanjye kandi nawe urabizi nibaze muri inshuti mukampfa basi neza ko wari undi muntu akuze uko ni inshuti araje asanga umuntu umuziranye wenda nitwe mu buryo butari bwose nkwe no gutanga ubusobanuro bwose ariko ndasaba imbabazi pe byumve ko mbikuye ku mutima nyine yateje ubusaku muri ofisi yawe nukuri mbese icyakubabaje ni uko uwantwara inshuti yawe yesu urumva byanshimisha mbabona muri kumwe kandi nanjye ubizi ko ngukunda ngana basi yabona undi muntu wo hanze aho wabyirengagize ko nta nawe twahurira twe gutekereza umuntu inshuti kuri wowe none se basi uzakunda kugeza ryari urabona ko ibintu byanjye hagati yanjye nawe ntabwo byashoboka uwo nkunda nawe honete ndamukubwira izi ntambara ntabwo ngiye nzishaka gusa Sibiri nakubwira ngo nzagukunda kugeza ryari ko urukundo uburyo urushatse utarutegeka ubu nakubwira ko byazageza ryari cyangwa bizarangira ryari koko y'abakozi nyine bya imyenda iciriritse uzakoreshayo iyi si ujya uyambara nawe hariya ubona ko hije wibuke ko ugomba kwambara imyenda iciriritse nawe ugomba kwambara neza wibuke ko ugiye urayigira se niba utarizama aho gushadisi nzaguha imyenda uzi ko afite imyenda ntacyambara kandi mwiza aka gakanzu wagize iki ni igiki n'ijipo ni igishati umumabuja wahariya nakoraga ntabwo yemeraga ko umuntu yambara imyenda migufi ngo atamutwarira umugabo iki se cyo ni iki n'igitenge ni agakanzu uzajya wambara ahubwo dore nakuzaniye na kakana nyine uzajya wambara ugiye nko guca imbere ya wa mugabo ukagakenyera ndetse kandi bacyambara ni ikanzu aka niko uzajya ukenyera ukitondere kararyoshye aha aka nzajya mbanza nitera tuzi n'ibitero tuzi ko kazagufata cyane sheri kandi icyo ngamije wawe noneho ni kagufi ukuntu
ego iyi ngiyi irampagije iyo ndetse hari iyo ndetse nguhe se ubundi ndamutse ngiye nkajyana imyenda myinshi yamvumbura ngomba kujyana iyi ngiyi usirafuze cyangwa se kubanza nyifura irafuze ariko wenda ukuntu abakire mufura ntabwo ariko twebwe dufura wenda hari n'ibindi bintu bidutere ibyo se si bihagije uzajya ukoresha ibyo ndetse ko nta gitambaro gisanzwe cyo mu mutwe ngira ati nakuzaniye ingofero ariko se kariya mabuja n'uyambara nayo mabuja yampaye turebe ukuntu kimeze oya njye iki ntari umva rero nkubwire shaho uzambera umwana mwiza ndakwinginze uru rugo ni wowe uzajya uba ururimo ikibazo uzajya ugira uzajya umbwira uri kunyumva neza ikintu nzakuberaho umwana mwiza se kurusha ibindi nzakubikira ibanga ry'uko ugiye gukora mu rugo rw'abandi uri mabuja umuryango no gutwara umugabo ibyo kuva hano byo ntabwo birenze wibagiye ibere rya mama wawe ntabwo ubizi ko ngiye gukora muri ruriya rugo nta nubwo twabivuganye nta nubwo nzi ejo utazajya no kuri butike ugiye guhaha ugakubitana n'uriya mugore ngo wa mukobwa ntuzibagirwe vuba sibyo turi inshuti ujye uguma hano icyo ukeneye umbwire mpamagare ntabwo ari ukugukanga nakwibutsaga inshingano zawe ko ari ukubika ibanga kandi nyine wakoze Imana iguha umugisha ibindi ngiye kwineneka ku mugabo sigire ya myenda yawe njye nambara byibura njye mbika ibanga mvuga ko hari ikintu humura rwose ibyo binda bifite ndaza kuza kubiguhereza sinzagenda ejo mu gitondo ndaza kuza kuyiguha mu kanya hanyuma muri stoke harimo ibiryo umuceri iki uzajya uteka ibintu byose none se ko muri rugo nakoragamo batajyaga bemera ko turya inyama hano nzajya nziteka ntaribi icyo ushaka iwanjye ikindi hari umukozi nagombaga kohereza mu gitondo abantu uri kumva kandi mu gitondo nibwo ujye kuri uriya mugore kwisabisha y'akazi uri kumva wowe uwo mukobwa naza hano mu gitondo urebe mu cyumba cyanjye ku gatiwari urebe impapuro zihari uzimuhereze kuko ni za dokima rw'ubwe ajyana mu rugo nkasigarana nanjye ubwo nibyo uzabinkorera kandi ikibazo cyose ujye ubanza ubwire imbere y'igihe sibyo ngaho jyana iyo baga mu cyumba n'ibi ngibi bijyane wagenda mbizinze se n'ubundi njya ko kuba umukozi wo mu rugo ntubimenyereye hari ikibazo ko nawe wigize nyiramurugo njyewe mba mbona utanamerita kuba umukozi anyway tukiri kuri ibyo birihunze nimbana na Lorenzo nsigaye tubana yansabye imbabazi ansaba ko twabana nazazana n'umwana tukabana ahari wenda ibyo bizamfasha byibuze no kukwikuramo ndumva ko uganiriye neza gusa si byoroshye sinabikwizeza aka kanya ako wenda Lorenzo asigaye ambera umwana mwiza mbona ko yahindutse ko biri nyine ngenda mbona ko harimo impinduka uko biri kose buriya ashobora kuba amaze kuba umuntu mukuru kandi yatekereje kongera kukugarura mu rugo iwe yabonye ko umugore nyine wanyawe naho ibyo bindi byo ntibikana kushira ishati cyangwa ngo kubabaza gutera umujinya nakubwira felicitation kubera ko byibuze ubwo yisubiyeho mubanye neza nta kibazo mbona nyine harimo impinduka nini biri gusa nyine ntabwo byoroshye byo ntibinyoroheye kuko nyine zagenda bishira gake gake bimvamo n'iby'urukundo rwawe ariko nizere ko wowe na Monica mutazongera kureba na ingwe ntabwo byakongera ntabwo byakongera pe nyine kuri haba harimo no guhubuka kubera amarangamutima ntabwo byakongera sha numva ari fresh noneho ndakubabariye nta mutima mubi nakuzanaho twamye turi inshuti nziza ntabwo kandi buriya uko se bibaho ntabwo nakurenganya nawe ntabwo yari wowe so rero ntugire ikibazo ntaribyo biri urakoze n'ukuri nyine numva umuntu waranyanze kubera biriya bintu ntabwo ibyo twabipfa kandi nimubona n'akanya nzanyaruka mbasure ndebe ko boss wabo asigaye ameze
nubwo nanjye tutamenanye neza ashobora kuzaza ugasanga turaserereye. biriya bizamushiramo riga kandi yarahindutse n'ukuri. Sinishonza abandi. Nta makuru ufite uzi ko ariko asigaye ari hafi no kuba hari pasiteri ngo yarakijijwe na nyine ntegereje kubireba. Yarahindutse pe. Tuzabireba kabisa. Uzadusure. babashe kubona aho bishyira se Gusa naha. nizere ko utanjagarikiye icyumba bishyize ku murongo. Ntabwo nabikora rega nanjye nkunda ibintu biri ku murongo. Mva Mva ngiye kugenda rero ariko ntabwo nagenda utambwiye ukuntu wateguye iriya gahunda ariko nagiye kwegukana umugabo w'abandi. none nacanganyikiwe nyine urajyayo nati Nyine ngiye kwitegura uburyo ngiye gusigara ndi mabuje muri uru rugo. Ugize ngo ibyo biroroshye. kuzima bujinga se Ibyo bintu nibyo birenze. umva rero nkuko nabikubwiye gahunda yanjye irakomeje. Mva Mbwira nyine ukuntu wayipanze neza numva ko hari ikintu nanjye nagufashamo twakosora. gahunda ukuntu imeze ejo nzajyayo mu gitondo ukumva ngende nsaba akazi wenda ntekereza ko ntahita njyana baga yanshishamo ijisho akabona ko ari ibintu napanze mbizi neza ko numva nyine nzaba ngiye no gufata amakuru menye ko nta mukozi afite hanyuma naramuka nyemeye nzagenda ikintu uzakora ni kimwe nzitendeka ku mugabo we kugeza byibuze turyamanye nitumara kuryamana uriya mugore ni ahantu azahera. Nyako Tina, utekereza ko mushobora kuryamana akagutera inda? wawe tekereza namutwitiye none naba mfite icyo kumutsindisha Ariko uriya mugore niyo ntushaka twaryamana atarabyara. ntabwo nabura njye n'ikimenyetso mukuru ko twaryamanye ku buryo urugo rwabo nzarusenya rugahinduka se nk'iki ntutigeze rubaho. Uriya mugabo wibuka ko ashobora kukwanga? Nawe ugomba kwishyira muri was like kunyanga anyanga se kubera byagenze gute uburyo ugasanga ndinjije ku buryo umugabo yanyanga. Ushobora gusanga wenda umugore we yaramugiriye yo kubyo atajya areba abandi bakobwa. Njye se aho yagiye ntabwo nahagera najya haruta aho yagiye Ahubwo ako kanya. bibaye ngombwa n'umugore we byabaye ngombwa aha namusubiza inyuma nkarusigara.